Bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje mujye n'amahoro y'Imana. Mwene so Pastor Ngendahimana Gershomu, akaba ari umunsi wa kabiri tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ko nubwo bimeze bityo, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Nubwo bimeze bityo, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Unyemerere tubanze dusenga Imana. Nyagasani Mwami Imana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe. Tunejejwe n'umwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo uhe umugisha buri wese ugiye kwakirira ijambo ryawe, kandi utwagure rwose. Umwuka wera arusheho kuridusobanurira. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Dusome ijambo riraha muri Zaburi ya 40 umurongo wa 6. Zaburi ibice 40 umurongo wa 6. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Twongereho ijambo twasomye umunsi w'ejo, Abaroma 11 umurongo wa 33. Abaroma 11 umurongo wa 33. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Twongere dusome. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ejo twaganiriye kuri uyu mugambi w'Imana idufiteho, tuvuga ibintu byinshi, ariko ndagira ngo nkwibutse bimwe muri byo. Mu mugambi w'Imana hari ibyo ishaka ko dukora, kandi nanone mu mugambi wayo nayo hari ibyo twizeza kudukorera. Mu byo yifuza ko dukora hari ibintu bigeze kuri 5 nshaka kukwibutsa twavuze. Icya mbere ni ukwamamaza ishimwe ryayo. Icya kabiri, kuba uwera utariho umugayo. Icya gatatu, guhinduka abana bayo. Icya kane, gukora imirimo myiza. Icya gatanu, gukizwa tukagendera mu kuri. Gukizwa tukagendera mu kuri. Imana nayo hari ibyo itwizeza kuzadukorera. Icya mbere, ntizakurekura. Icya kabiri, ni Imana yishimiye kuzabana natwe iteka ryose. Y'ibyo ibyidushakaho mu mugambi wayo, nabyo ibyo yifuza izatugirira. Twasomye amagambo meza ari aho Dawidi yavuze, ibice 40 umurongo wa 6, ngo Uwiteka Mana yanjye, ngo imirimo itangaza wakoze ni myinshi, ngo kandi ibyo utekereza kutugira nabyo ni byinshi. Imana hari ibyo itekereza kuzatugirira, ariko nibajije ikibazo gikomeye cyane shaka kugira ngo nawe wibazeho uyu munsi wa none. Ni iki ubundi kikugaragariza yuko uri mu mugambi w'Imana? Ni iki kikwereka yuko uri mu mugambi w'Imana? Soma iri jambo ry'Imana, nasanze hari ibintu bigeze nko kuri 3 shaka kukwereka yuko uri mu mugambi w'Imana. Waba utarimo nabwo ukabuza umurongo urimo, ariko ibi 3 biratwereka yuko turi mu mugambi w'Imana. Icya mbere, ni igihe cyose dukora ibyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, niyo dukora ibyo Yesu yavuze. Icya gatatu, ni igihe tuyoborwa n'Umwuka wera.
Ngibyo bintu bitatu nshaka ko tuganiraho uyu mwanya wa nonaha. Mu byo tugomba gukora ni gukora ibyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Umwuka wera ahora twibutsa kwitondera ijambo ryayo kandi igashaka yuko turigumamo. Si ukuri dutegeka gusa ngo turyumve gusa, ahubwo dusabwa no kurigumamo. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7, tuhasomye Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshwe uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo bashishwe byose aho uzajya hose. Mu bigaragara ahangaha Imana yakundaga kuvugana na Mose. Mose nawe akabwira ubwoko bwa Isirayeli. Ariko ahangaha ni amagambo Imana yabwiye Yosuwa, ariko imubwira kwitondera ibyo Mose yamubwiye byose. Ibyo Mose yamubwiye rero ntabwo ari ibya Mose, ahubwo ni ibintu byavuga ku Mana. Ubwo rero Yosuwa yibukijwe yuko agomba kwitondera ijambo ryose Mose yamutegetse kuko ryavuye ku Mana. Ubu Imana irimo iravugana natwe mu ijambo ryayo, ikavugana natwe mu buhanuzi no mu bundi buryo bwose Imana ishaka kutwishuriraho. Tugomba rero kwitondera ijambo ry'Imana yategetse. Iri jambo ry'Imana tugomba kwitondera yategetse, nasanze ari ibintu by'igiciro gikomeye umuntu agomba kwitondera. Niba Imana yagutegetse, byitondere. Iyo dusomye Pawulo yahaye impuguro Timoteyo, usomye Timoteyo wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, Pawulo yanditse ibice 3 umurongo wa 16, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16, aravuga ngo ibyanditswe byera ngo byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Aya ni amagambo meza cyane, amagambo Pawulo yabwiye Timoteyo. Timoteyo ari umwana wa Pawulo mu by'ubutumwa bwiza. Amwandikira aya magambo aramubwira ngo ijambo ry'Imana aryitondere kuko ryahumetswe n'Imana. Burya mu byo witondera ugomba kwitondera ijambo ry'Imana. Amagambo y'abantu ajya arangira, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Pawulo rero abwira Timoteyo, amubwira kwitondera ijambo ry'Imana kuko ryahumetswe n'Imana. Amubwira ibintu bigeze kuri 4. Icyambere, kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana ryigisha umuntu, rirakwigisha rikagushyira mu mwanya mwiza Imana igushakaho. Icya kabiri, ijambo ry'Imana rikwemeza ibyaha byawe. Nta kindi cyakwemeza ibyaha by'umuntu, nta kindi cyakwemeza ibyaha byawe keretse ijambo ry'Imana. Cya gatatu, abwira Timoteyo yaramubwiye ngo ijambo ry'Imana ritunganya umuntu, riragutunganya rwose, rikakugira muzima. Ijambo ry'Imana icya kane nuko rihanira umuntu gukiranuka. Imana nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero ujye uryitaho, ujye uriha agaciro gakomeye cyane kuko ryavuzwe n'Imana. Ndagira ngo ugire icyifuzo nk'icyo Dawidi yagize, tuyisangire kukigira. Ijambo ry'Imana nuko iyo dusomye Zaburi 119 umurongo wa 33 kugeza kuri 37 dusome, haravuga ngo Uwiteka ngo ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije ngo kugira ngo nyitondere kugeza kumeruka. Ubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe, nyitondereshe umutima wose.
uncishe mu nzira y'ibyo wategetse, ngo kuko ari byo nishimira. ngo uhindurire umutima wanjye ku byo wahamije, ngo ariko ngo sikunda mumbi. Umurongo wa nyuma 37. ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro, unzurire mu nzira yawe. Imana nishimwe cyane. Itondera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigira umumaro, ijambo ry'Imana rirafasha, ijambo ry'Imana ribana nawe mu gihe cyose. Imana nishimwe cyane. Icya kabiri nuko mu gihe cyose wavuga ko uri mu mugambi w'Imana udakoze iki kintu, ntago waba uburyo urimo, waba wibeshye. mu gihe uzakora ibyo Yesu yavuze, nibwo uzaba uri mu mugambi w'Imana. Kumvira Yesu bituma tuguma mu bushake bw'Imana. Uwo waba uri wese, aho waba uri hose, icyo waba ukora cyose, iyo ukora ibyo Yesu yavuze, uba uri mu mugambi w'Imana. Iyo dusomye mu butumwa bwa Yesu Kristo ibice 15 bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, haravuga ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze, ngo nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. 10 ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Imana nishimwe cyane. Yesu yavuze yuko tugomba kuguma mu rukundo rwe, nta handi tugomba kuguma usibye mu rukundo rwe. Icya gatatu kigomba kutumenyesha ko turi mu mugambi w'Imana, niyo tuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana nishimwe cyane. Tugomba kuzamura imyumvire yacu kugeza ku rugero twumva ibyo Umwuka Wera avugana natwe kandi tukabyumvira, tukamwumvira. Imana nishimwe. Umuririmbyi yararirimbye mu ndirimbo ya 388 igice cya 4 cyawo kiravuga ngo tunganira Imana, ngo tuze umutima mu byo ukora byose wihutiraho, ngo jya wumvira Umwuka Wera, ngo gwiza urukundo, ngo nta sono uzagira nubona Yesu. Imana nishimwe cyane. Paulo yandikira Abaroma ibice 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana nishimwe cyane. Mu gihe cyose uzakora ibyo ijambo ry'Imana rigutegeka, mu gihe cyose uzakora ibyo Yesu yavuze byose, mu gihe cyose uzaba uyoborwa n'Imana, nibwo uzaba uri mu mugambi w'Imana. Mwene data, hari igihe wishuka yuko uri mu mugambi w'Imana ariko utawurimo. Hari igihe wibwira yuko uri mu mugambi w'Imana ariko utawurimo. Ariko ijambo rikubereye umucyo, ijambo riguhaye icyerekezo, ijambo ry'Imana riguhaye urumuri. Ndagusaba kugira ngo nawe witondere ibyo byose ijambo ry'Imana rigusaba, nibwo uzaba uri mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo uyu munsi wa none twongere twitondere iby'Imana ivugana natwe, twongere dukurikize ibyo Yesu yavuganye natwe, twongere dusabe Umwuka Wera tuyobore mu byo dukora byose. Hese ibyo urimo gukora ubu ngubu ninde wakuyoboye? Hese ibyo urimo si ubushake bwawe, si wowe wiyoboye. Ariko iyo tuyoboye n'Umwuka Wera tugira amahirwe menshi imbere y'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko icyifuzo nyamukuru dufite tuganira kuri aya magambo ni icyifuzo kivuga ngo Uwiteka azi ibyo yibwira azatugirira, ni byiza ntabwo ari ibibi. Kandi twasomye rira jambo riri mu Baroma 11 umurongo wa 33 ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, bw'imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Imana nishimwe. Imana ifite inzira nyinshi, ibyo izagukorera ni byinshi, ibyo yiteguye kugukorera nabyo ni byinshi, ariko urasabwa kuyumvira. Mwene data, reka muri uyu mwanya utekereze kuri aya magambo y'Imana, utekereze ku by'Imana igushakaho, kandi ugomba kwitondera, nayo izaguha umugisha mu byo uzakora byose. Reka dusengane Imana. Tuzahuri dusengane Imana kubw'ijambo ryayo tumaze kumva, kandi Umwuka Wera amaze kukuganiriza. Imana ibane nawe. Data wa twese uri mu ijuru,
uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni umucyo. Ijambo ryawe rijya rituyobora, rikatwereka ibyo tugomba gukora byose. N'uyu mwanya iri jambo ryawe hari icyo rikoze mu mutima wa mwene data, hari icyo rihinduye muri we. Turaryemereye kugira ngo tuyoborwe naryo kandi twumvire umwuka wera. Urakoze kugiye kubana natwe mu bihe byacu byose, mu buzima bwacu bwose. Mana, turagusaba kugira ngo tugire neza. Bana na buri wese, umugisha buri wese. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Amen. Amen.